Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi cyangwa se munyeshuri mugenzi wanjye nkuko nkunze kubikubwira tuba tugiye kwigira hamwe mu ishuri ry'uyu munsi. Ndizera nashidikanya ko aho uri ukomeje kumererwa neza. Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuki. Twaganiriye ku masomo atandukanye, twaganiriye ku kuvugurura icyororo cy'inka, tuganira kuri gahunda yo gutera intanga. Muri make twaganiye ku bworozi bw'inka, ariko bwa bworozi bw'inka tuba tubukeneyeho umusaruro, tubukeneyeho umukamo, dukeneyeho inyama. Ariko ibyo byose bituruka nuko twazigaburiye, nuko twazitayeho, uko twazikurikiranye umunsi ku munsi. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku buryo bwiza bwo kugaburira itungo. Ubwo ndavuga inka. Ese inka yakwiye kugaburirwa iki? Ese ni ubuhe bwatsi cyangwa se ni ubuhe bushobozi dushobora gukoresha, dushobora kubona hafi yacu kandi butaduhenze ufitiye inyungu za nka zacu, ushobora kongera umukamo. Nicyo kiganiro tugiye kugarukaho, turaganira ku kugaburira inka by'umwihariko dukoresheje uburyo bushoboka kandi buciriritse bishobora gutuma inka zacu ziduhereza wa mukamo uko tuba tuzifuza. Ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, kugira ngo tubane mu ishuri ry'uyu munsi twigire hamwe ku buryo bwiza twakorora kijyambere, tukagaburira inka zacu zigahaga, zikazaduhereza icyo tuzifuzaho kandi bitaduhenze mu bushobozi buke bwacu. Tuguhaye ikaze kugira ngo tubane. Ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi mworozi. Gendi Eric Kajeje. Inka iduhereza umukamo, iduha amata akundwa na benshi kandi y'ingenzi ku mubiri, ariko byagakwiye guturuka mu gutegura. Inka yagakwiye kurya gute, yagakwiye kurya iki? Yakoze. Iyo ufashe rero amata ukayapima, hari biba bigize amata. Yego. Cyambere habamo amavuta, kabamo proteine yubaka umubiri, kabamo ibinyasukari, hakabamo amazi, hakabamo imyunyu, hakabamo na za vitamine. Ibyo bintu rero bigize amata biri ku rugero rutandukanye. Yego. Kiri ku mwanya wa mbere ni amazi. Amazi niyo afite igice kinini cyane. Hakiyongeraho amavuta, za proteine, ibinyasukari ndetse n'imyunyu na za vitamine. Yego. Ariko amazi niyo afite n'abafite ireme riri hejuru ugereranije n'ibindi. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko kugira ngo tubone amata, inka igomba kuba yanyoye amazi. Mu ifunguro ry'ibanze inka igomba kubona amazi, agomba kuza ku mwanya wa mbere. Yewe niyo umuntu ajya gukora umushinga w'ubworozi, ikintu cya mbere agomba kureba ni amazi. Ese amazi nzayakura he? Kuko ishobora kubura ubwatsi, ikarumanga, ikarya utwatsi duke, ariko yabona amazi ubuzima bwawe ukabona bukomeje kuba neza, ntinanuke, ntihindura umubiri, ukabona irasa neza kubera ifite amazi. Aborozi rero bakunda kubicurika, ugasanga wenda arayiha ubwatsi ariko akayima amazi cyangwa akayigerera amazi. Ubundi mu mirire y'amatungo amazi y'inka igomba kuyabona uko ishatse, afutse, ameze neza, atari amazi mabi, ikabona amasaha 28 kuri 28 igihe ishakiye kunywa ikajya kunywa. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Yego. Cyane cyane mu kigero rero cy'impeshyi, aborozi benshi bagira icyo kibazo cyo kubura amazi, usanga batariteguye, batarashatse ubuhunikiro bw'amazi, batarashatse ibigega. Usanga rero inka bisaba kuyitegurira amazi kuko ikenera amazi menshi. Tumenyereye ko aborozi benshi bagabura urubingo, hari urucaca, ubundi bwatsi bahereza inka, ariko ubundi inka yagakwiye kurya n'ubuhe bwatsi bishobora gukoresha ukagaburira inka. Ese ni ubuhe dushobora kubona kandi bunahendutse, byoroheye abahinzi cyangwa se byoroheye aborozi ko bagaburira rya tungo ryabo? Yakoze. Muri bya byiciro navugaga bigize amata, nahereye ku mazi. Ikiza ku mwanya wa kabiri ni ibinyampeke. Mu ifunguro ry'ibanze mu bwatsi nk'igomba kubona, hagomba kubonekamo ibikize ku masukari. Warumva Gerard bishobora kuboneka ni ibihe? Yego. Iyo hari imvura, haba ari ubwatsi buri ku gasozi, mu gishanga, inteja zimeza aho twahinze ibindi bihingwa, ibyo ni ibinyampeke akenshi dukunze kugaburira inka zacu. Ikindi twakunda kugabura n'urubingo. Ngo hano mwabonye ko henshi rwarwaye, hari indwara yo kugwingira yaje mu rubingo, ndetse hazamo na virusi bituma urubingo twagiraga rwajyaga rugira umusaruro, rukaba rwagira na toni 70 ndetse n'100. Ubu ngubu nta na toni 2 wabona kuri hegitari, kubera ko rurarwara, rukagwingira, rukuma, rukaranduka burundu, n'imizi ikaranduka. Numva ni icyorezo dufite. Bivuga ko aborozi hafi 80% ndetse hafi 90 y'aborozi dufite mu gihugu bakoreshaga urubingo nk'ikinyampeke bakoreshaga mu kugabura. Ubu rero ngira ngo wagiye ubona hirya no hino ku mirwanyasuri, no muri iki cyanda urubingo rwo rwabashaga
kuba ari ubwatsi bugihari ku buryo babwifashishaga, ariko ubu ngubu hafi hose rwararwaye. Bivuze rero ngo hari icyagombye gusimbura urubingo nk'uko wari ubimbajije, kandi kiboneka kandi gihendutse. Yego. Icya mbere mu binyampeke dufite hano duhinga amasaka, duhinga ibigori, duhinga ingano, duhinga uburo, ibyo byose ni ibinyampeke. Biriya biti rero bisigara, imisigati cyangwa se ibiganogano n'ibicericeri, biriya iyo bipimyemo usanga harimo amasukari, nubwo aba atari menshi cyane. N'ibigorigori bishobora gukoreshwa mu kunganira amatungo, bikaba byasimbura rwa rubingo. Mu gihe bitunganijwe bikaba byabikwa, bikaba bishobora kugaburirwa amatungo. Kuko mu ifunguro ubundi ryuzuye ry'inka hagomba kubonekamo ibinyampeke, aribyo bifata hejuru hafi 70%, hakabonekamo ibinyamisogwe, bya bindi nahoze mvuga bya vitamine, ibinyamavuta, imyunyu, bifata agace gato cyane kageze nko kuri 8%, ku buryo usanga hafi 92% byiharirwa n'ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Yego. Mu binyamisogwe rero hano ibyo dufite bikize ni imigozi y'ibijumba. Imigozi y'ibijumba buriya hano turayigira myinshi. Yego. Turayigira myinshi, ishobora kuboneka muri izuba. Burya ibijumba byihanganira izuba, ibishanga. Usanga aborozi benshi bashobora kubona imigozi y'ibijumba. Yego. Imigozi y'ibijumba ikize ku ntungamubiri, ishobora kwifashishwa nk'ibinyamisogwe, ikagaburirwa amatungo, ikunganira bya binyampeke twavuze by'ibisigazwa by'ubuhinzi, none bakabasha kubona ifunguro ryuzuye. Yego. Hari ibiti byunganira nanone by'ibinyamisogwe nka kariyandra na za resena, zo ntabwo zijya zuma. Imyeganyege, kariyandra, resena, ibyo ni ibiti nabyo bihangana n'izuba, bitajya byuma, abari icyatsi kibisi. Aborozi bagiye babihinga ku mirwanyasuri hirya no hino mu gihugu, barabifashisha, barabisarura, amababi yabyo bakayabika nka concentré, barayasarura kuma, bakayashyira mu mifuka, none akajya afata ya concentré ye akagenda yunganira bya bigorigori, bya bicericeri, bya biganogano, cyangwa se ya migozi y'ibijumba, akikorera imvange. Ikindi twavuga nawe gikize ku ntungamubiri ni ibisigazwa byo mu nganda. Hano mu Rwanda dufite amahirwe, hari inganda nyinshi. Hari inganda zikora umutobe ukomoka ku nanasi. Inanasi buriya zikize ku masukari cyane. Yego. Ibira bishishwa by'inanasi iyo bamaze guhata inanasi, urabihunika ukabihugutisha, bigakora ansirage nziza cyane, ku buryo ushobora kugaburira inka ya yindi yarya urubingo igakamwa. Hari inganda zikora inzoga, hari ibisigazwa, ibivuzo, za dresh cyangwa se breweries, wet grain, zihari ku nganda nyinshi, kuko nko ugiye nka Skol barakubwira ati dufite toni zirenga 30 buri munsi. Usanga ari ibintu bihendutse, ikiro kiba cyagati y'amafaranga 15 na 30, n'amafaranga make cyane. Usanga aborozi bacu bajya kugura branda ya 250, kandi branda intungamubiri zirimo zigeranije n'iziri muri dresh bya bivuzo, dresh ikubye nka gatatu. Haba mu bijyanye n'imasukari, haba no mu bijyanye n'intungamubiri. Nugasanga agiye kugura brand ya 250, kandi hari ibindi bigura 20 yagombye kugura. Duvuga ngo bishobora kunganira amatungo muri iki gihe cy'impeshyi, bikifashishwa mu gukora imvange yuzuye, akavanga bya bintu byose nagiye mvuga, none akabasha kubona umukamo mwiza utagabanutse, kuko iyo yakoze imvange neza cyangwa uko inka ibona ibyo yakagombye kubona. Iyo ibibonye rero irakamwa. Yego. Ya myunyu yo nayo nkuko navuze amazi igomba kugurwa, ikabiri mu kiraro, inka ikawurya aho igishakiye kugira ngo ibashe, kuko buriya mu mata habamo imyunyu. Iyo rero ukamye inka, wa munyu uragabanuka mu mubiri, bisaba rero ngo haboneke undi munyu wunganira wa wundi wasohotse. So mu ifunguro ryuzuye hagomba kubonekamo ibyo byose, hakiyongeramo na za vitamine. Birumvikana ko mu zuba vitamine nyinshi zagabanutse ko ubwatsi bwumye, ariko vitamine hari ziboneka ku isoko, cyane cyane vitamine A, vitamine E na K, zo zikenerwa cyane mu mukamo. Izo vitamine ashobora kuzigura akavanga muri bya biryo, agakora imvange irimo za vitamine yaguze ku isoko. Hari n'umunyu nawe w'ifu ashobora kugura ku isoko akunganira muri bya biryo kugira ngo atahe imvange yuzuye. Hari ibindi bisigazwa rero dukunze kubona nk'ibya soya, kuko mu bisigazwa harimo iby'ibinyampeke n'iby'ibinyamisogwe. Hari iby'ibihwagari, hari ibya soya, hari iby'ipamba, biriya nabyo bikize kuri proteine, nabyo usanga bidahenda. Icyo gihe kubera ko mu ifunguro bikenewemo ku rugero ruto, ko bigiramo amavuta ariko bikagiramo na proteine, nabyo turabikoresha. Icyo gihe mu mvange yuzuye ashobora kuvangamo nka 5%, 6%, 10%, muri ya funguro ryose agiye kuvanga, agafata bya bisigazwa byo mu nganda bikize ku mavuta na proteine, akanganira na bya bintu by'isukari, agakora imvange irimo intungamubiri zose, bityo nkikabasha kubona ibyo ikeneye byose
nk'uko yakabibonye mu gihe cy'imvura, hanyuma igakomeza gutanga umukamo mu gihe cyose cy'umwaka. Yego. Aborozi bacu kubera tugira ibihe byiza by'imvura, iyo dufite imvura tuba dutese tumeze neza nta kibazo, ubwatsi buba buhari, haba mu bishanga inka zirisha ndetse no ku mirwanyasuri, usanga n'urwo rubingo rutararwara rwarashibutse, n'utwo bahira ku mpande ubona nta kibazo, ariko izuba rivuye usanga ari ikibazo. Umukamo ndetse umeze neza mu mvura, byagira mu zuba ukagabanuka. Icyo nshaka kuvugaho ni iki, nuko mu buryo bwo kugabura ubundi ni byiza ko tumenyereza amatungo yacu kuyaha ibintu byumutse, kuko ifunguro ryiza iyo ibintu byumutse nk'irya bike, kuvuga ngo irya 3.5% yari ubwatsi bwiza, 2.5 yari ubwatsi bubi, 3 yari ubwatsi buri mu rugero ndashobora kubwiza bwabwo by'ibiro byayo, kuvuga ngo nk'inka y'ibiro 300 ubaze muri ubwo buryo ndi kuvuga irya ibiro hafi 11.5 ku munsi. Yego. Ko wayigabanyamo kabiri kabirya mu gatondo na nimugoroba. Inka ziba mu biraro rwose biroroshye kuzipimira, kazigenera ifunguro zirya mu gatondo na nimugoroba, hanyuma ikaza kunywa y'amazi, ikarya na wa munyu cyangwa ikarya za concentré zivanze zirunganira bwa rya funguro ry'ibanze yabonye, igakomeza gutanga umusaruro. Nyuma yo gusobanurirwa neza uburyo dukwiye kugaburira itungo ryacu ry'inka, uburyo dukwiye kurihereza amazi ahagije, twasobanuriwe neza ko amazi adakwiye kubura mu kiraro. Inka igomba kubona amazi amasaha 24 ikaba yayanywa uko ishaka igihe ishakiye. Ese ku kijyanye n'ubwatsi se nabyo nuko, ku kijyanye n'ibyo kurya nabyo bigomba guhora mu kiraro, cyangwa hari amasaha runaka umworozi akwiye kugaburira inka? Niyo mpamvu tugiye gukomeza kuganira n'umushakashatsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, by'umwihariko akaba ari umushakashatsi mu kugaburira amatungo. Ni Niyireba Remy Thicier, arakomeza dusobanuriye neza nk'uko twabonye ko amazi akwiye guhora ari hafi y'inka. Ese n'ubwatsi nuko nguko, ubwatsi bukwiye guhora mu buriro bw'inka amasaha 24 kuri 24, cyangwa se hari amasaha runaka meza kugaburira inka? Arakomeza adusobanurire. Ku muntu udafite ikibazo cy'ubwatsi, ni ukuvuga wa wundi witeguye, wateguye umushinga we, ko buriya ubworozi ni business nk'izindi business zose. Ntabwo ushobora kubyuka ngo ufate amafaranga ujye muri business udafite amakuru. Agomba kubanza gushaka amakuru mbere na mbere, akamenya umushinga bizamutwara iki, inka kuyigura bizamutwara iki, kubaka ikiraro bizamutwara iki, kubona amazi bizamutwara iki, guhinga ubwatsi, kubaka igihangari, gushaka imashini isya bwa bwatsi, kubona ya myunyu, za vitamine, umukozi, umushumba, intanga. Hari ibintu byinshi bigenda mu bworozi bikeneye umworozi ashoramo amafaranga, bigatuma akora plan muri ya gahunda ijyanye na migambi rye, abaza amazi agomba gukoresha, azi uburyo agomba gukoresha. Iyo adafite ikibazo cy'ibiryo, arazigaburira ad libitum, kuko zikarya uko zishaka, zikikura, zikajya zigena zikaruka, zikanywa amazi. Iyo afite amazi yacukuye, amazi y'isoko, amazi y'imvura yabitse yatunganije neza, afite stock ihagije, afite ibigega bihagije, nta kibazo afite cyo kugenera amazi. Aho rero wa muco mubi twavuze w'aborozi wo kugira ngo agenere inka amazi, kandi twavuze ko itegeko rivuga ko inka igomba kubona amazi uko ishatse, haba ku manywa haba na nijoro, kandi amazi meza afutse, atari amazi arimo imisundwe, atari rya riba dushoramo tutazi ibirimo, atari za damu zifashwe nabi. Ni ukuvuga ngo ni byiza yuko muri planification akora mu igenamigambi rye, amazi agomba kuboneka ku mwanya wa mbere kandi ahagije, ku buryo inka atayigenera. Byari tuvuga ngo turashora rimwe ku munsi, iragenda inaniwe ikamwa iminota 10. Usanga rero ubworozi dufite hano buracyari hasi, dukeneye gukora ubworozi bw'umwuga. Ubworozi bw'umwuga ndashaka kuvuga bufite cya cyororo cyiza, bukagira ibiryo byiza burimo za ntungamubiri zose nagiye mvuga, bufite amazi meza, buri mu kiraro cyiza, kuko mu byo twize mu byo bita animal welfare, inka ugomba kuyirinda inzara, ukayirinda inyota. Icyo cyambere kibanza, ubundi ukaryama neza, ukayirinda kubabara, ukayirinda ubwoba, ukayirinda stress, ukayirinda indwara, ubundi nayo ikaguha amata, ikaguha inyama, ikaguha umusaruro, ikaguha amafaranga, ikagukiza. Nyuma yo gusobanurirwa neza uburyo bwo kugaburira itungo ryacu, twabonye ko hari uburyo bwinshi, hari amakuru menshi, hari ibiryo byinshi by'amatungo twangizaga tutabizi, bimwe tutakoresha uko bikwiriye, tukaba tutabyitagaho, kandi koko bishobora kudufasha mu kugaburira aya matungo yacu. Niyo mpamvu tugiye kuganira na Bwana Nshokeyinka Joseph, akaba ari umukozi w'umushinga RDDP ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka by'umwihariko zitanga umukamo, akaba ashinzwe kugaburira amatungo ndetse na gahunda yo kuvugurura icyororo. Aradusobanurira neza ese aborozi bafashwa gute kugira ngo bashe kubona ayo makuru
ibyo byose nibyo agiye gukomeza dusobanurira. Ni Bwana Shokeyinka Joseph. Umushinga RDDP ufasha n'ubundi aborozi kumenya amakuru atandukanye, yaba ari uburyo imbuto z'ubwatsi ziboneka, aho twavugaho binyura n'ubundi mu mashuri y'aborozi yashinzwe, kandi ugasanga byibuze aborozi b'ako kanya bayarimo bamaze kuyageramo, bamaze kugera ku 43,000 birengaho gatoya. Abo bantu bose niho hambere tunyuza amakuru kugira ngo umworozi amugereho. Ari nazo nka za mbuto ziratuburwa. Dufite abatubuzi b'imbuto zitandukanye, baba ari abari muri ayo matsinda cyangwa ari abandi bikorera ku giti cyabo bafite imirima minini batuburiramo imbuto. Yego. Aho rero naho biradufasha cyane kuko nk'abo batubuzi tumaze kugira abatubuzi bageze kuri 201 babikora neza, amaze kubigira umwuga, tugenda dukomeza gufasha ariko kugira ngo dukomeze kubereka ya nzira ikwiriye barusheho kubikora kandi be business y'ubuzima bwabo bubazanira amafaranga. Ikindi nanone usanga muri bwa buryo gukomeza kugira ngo imbuto ziboneke z'ubwoko butandukanye, urabona hasigaye hariho n'imihindagurikire y'ikirere. Hari igice ugeramo ugasanga hari izuba ryinshi, haruma cyane, aho haba hakenewe imbuto nshya nanone zishobora kujya gukomeza kuba zihanganira icyo kirere cyaho. Izihanganira indwara, urabona hasigaye hariho ibyonnyi byinshi. Ikigo RAB n'ubundi umushinga ubarizwamo nacyo kiracyakomeza gukora ubwo bushakashatsi, nabyo hari iby'umushinga ufasha kugira ngo bakomeze bakore bwa bushakashatsi ku mbuto nshya zishobore kuboneka zishyirwa aborozi. Bivuze ko iyo zimaze kuboneka niho dukura izambere zo kugeza ku borozi, kandi hari n'aborozi n'ubundi bashobora kubona imbuto bageze mu kigo RAB. Gusa icyo dushishikariza abantu kugeza ubu ngubu ntabwo ari gukomeza gutegereza amaboko kuri RAB. Mureke tuyoboke abatubuzi b'imbuto bahari. Hariya niho hantu hatwegereye, udakora ibirometero, kandi tuzakomeza kugenda gukora ibishoboka byose kugira ngo barusheho kwiyongera hirya no hino. Yego. Inzira zirahari zitandukanye zo kugira ngo tubagereho, ari nazo dukoresha. Cyane cyane navuze ko hari ayo mashuri y'aborozi tubanza kunyuramo tukabigisha imbona nkubone, akabasha kuba yahinga ubwoko bw'imbuto akabuye kuko nayo kwigishirizamo. Hari n'ababa bibwira yuko imbuto zose zishobora kwemera ahantu hose, nabyo turabibereka. Aho ngaho niho hambere ho kunyura muri ayo mashuri n'ubundi twigishirizamo ibijyanye n'uburyo bahinga ubwatsi, uburyo bukurikiranwa bugasarurwa n'uburyo buhunikwa bukagaburwa. Hanigishirizwamo kandi n'ibijyanye n'ubukwita ku buzima bw'amatungo n'ubundi. Ese indwara iyo yaje mu bworozi ushobora kwibwirwa n'iki? Ntago bashinzwe kuvura, ariko biga iby'ibanze bishobora gutuma iyo hajemo nk'uburwayi bashobora guhamagara veterineri ku gihe. Bakiga uburyo isuku ikorwa mu kiraro, bakiga ibijyanye no kuvugurura icyororo. Yego. Amakuru hambere ni mu mashuri y'aborozi. Aha kabiri ni mu biganiro bitandukanye n'ubundi tugenda dukora hirya no hino. By'umwihariko n'iki ngiki cyatera intambwe muhinzi mworozi. Nacyo ni ikiganiro kibafasha, tunabakangurira kujya bakurikira kuko atari no kuri ubu bworozi bw'inka zitanga umukamo, hanyuramo ibiganiro bitandukanye by'ubuhinzi n'ubworozi n'ubundi. Nayo ni inzira imwe. Ikindi abatekinisiye barahari. Umushinga RDDP ufite umukozi kuri buri karere ukoreramo. Ushinzwe ubworozi kuri buri karere arahari. Ushinzwe ubworozi mu murenge arahari. Aho ni ahantu n'ubundi abo bose tuba dusanzwe dukorera hamwe. Abo batekinisiye bose turakorana. Abashakashatsi ba RAB turakorana. Abo bose tugera kuri ba borozi, niho amakuru agenda ava. Icyambere twe tuba dukeneye nuko iyo twaje tubagana bagomba kuboneka tukiga. Yego. Umukamo uraboneka kuko yafashe bya binyampeke bari bamenyereye, yafashe ibindi byongeramo za proteine nabyo bizamura igipimo cy'umukamo. Dufata urugero niba yafashe urubingo cyangwa se yakororisi akavangamo cya giti kigaburwa amatungo kandi n'ubundi gihinganwa na bya bihingwa byo bisanzwe, yakoresheje n'ubutaka bumwe, usanga n'ubundi kirongeramo cya gipimo cya proteine kandi proteine irongera umukamo. Icyo kiba kiburamo. Umworozi buriya abagomba kugerageza ko mu byo agabuye haboneka n'ibyo bitera imbaraga, kuko bigomba gutuma inka cyangwa se itungo rye rikomera rigakomeza gukora imirimo yose rishinzwe naryo. Agashyiramo za proteine, akizira ko harimo n'amyunyungugu. Inka ni byiza ko ayihereza n'ubundi umunyu wo kujya irigataho kugira ngo n'igipimo cy'imyunyungugu umubiri wayo gikomeze kigume, ko nacyo gikomeza amagufa yayo. Yego. Ibyo bintu byose
iyo bimaze kuba umworozi ashobora kuba abigabura ntabwo umukamo ushobora no kuguma handi ahubwo uriyongera. Tugana ku musozo, ubutumwa mugenera aborozi ni ubuhe butumwa mugenera aborozi cyane cyane ku kijyanye no kugaburira ya matungo yabo by'umwihariko inka arizo turi kuganiraho? Turabagira inama mbere na mbere ko burya icya mbere ni amakuru. Nibareke tuyoboke amashuri y'aborozi aho yashinzwe kuko niho hantu habegereye bidatuma bajya kuvoma ubumenyi kure. Amashuri y'aborozi arabegereye mu midugudu yabo, Yego. nibegere babafasha myumvire. Ishuri ry'aborozi n'undi baririmo abantu bageze guhera kuri 25 kugera kuri 30. Usanga n'umuntu afite amashuri y'aborozi 2-3 baramufasha myumvire umwe. Aho hose urumva abo bantu umenye ibyo gukora aragenda agakora iwe na mugenzi we utari muri rya shuri agomba kuza akamureberaho. Bityo ariko turashaka ko nawe agenda akajya kwifatira ubumenyi bwuzuye. Yego. Aho niho hambere ho gukura amakuru. Icya kabiri ni ugukomeza gukurikirana ibiganiro dukora. Noneho mu buryo rusange turifuza yuko bashaka za mbuto zitandukanye, abatubuzi b'imbuto barahari nibazigure. Bari abatubuzi bakoresha amafaranga nabo baba bakeneye kuza kubonamo andi mafaranga. Yego. Nibazigure batera ubwatsi babanze babone ubwatsi buhagije. Ikindi nibayoboke bya bindi byose bituruka mu nganda. Ndizera ntashidikanya ko umworozi washoboye kubona ubwatsi bw'ibanze agabura akagenda arenzaho n'ibyo nta kabuza azashobora kubona umukamo yifuza. Yego. Barenzeho none nuko ibi byose mu gihe ubwatsi buharari bwinshi bagomba kubuhunika bakizera ko umwaka wose bafite ubwatsi. Turifuza ko tutazongera kubona ibigorigori bipfa ubusa, ibicericeri ku bishanga byinshi mu Rwanda duhinga umuceri. Ibyo bintu byose birahari kugira ngo bibafashe. Natwe turahari nk'ikigo RAB, nk'imishinga yacyo yunganira RAB, abakozi b'uturere bashinzwe ubworozi n'imirenge turahari kugira ngo tubafashe. Yego. Shuti mukunzi wateye intambwe muhinzi mworozi twabanye kuva tugitangira kugeza aya masaha, ndiza ntashidikanya ko ubumenyi twari twagenewe uno munsi tubashije kububona kandi ari ubumenyi buzadufasha koko mu korora ndetse no mu bworozi bwacu bwa buri munsi. Twaganiriye ku buryo bwiza bwo kugaburira itungo ryacu by'umwihariko ku nka. Twarebye neza ko inka tuzayibaza ibyo twayihaye, tugomba kuyitaho tukahereza ibikwiriye kugira ngo nayo izabashe kuduhereza umukamo, ndetse n'inka zitanga inyama nazo izabashe kuba zimeze neza. Twasobanuye neza ko hari uburyo bwinshi dushobora gukoresha buhendutse kandi butwegereye. Twabonye ko hari ibiribwa byinshi dushobora kugaburira inka twangizaga cyangwa tutakoreshaga bikwiriye. Twabonye kandi ko bishoboka kugira ngo bifashe aborozi. Nahawe rero kugira ngo ubashe gukoresha uburyo bwose kugira ngo ugaburire inka, twabonye ko bishoboka binyuze mu mashuri y'aborozi agiye atandukanye twegereye kugira ngo tubashe kuvoma bwa bumenyi koko buzabasha kuduteza imbere twebwe, bugateza imbere ubworozi bwacu ndetse bugateza imbere n'igihugu. Reka ngushimire rero twabanye. Ikiganiro cy'umunsi nta tugisoreje cyari Tera intambwe muhinzi mworozi. Njye nari Eric Kajeje. Reka tuzahura ubutaha amasaha nkaya. Bye bye.